aza ku yindi ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane n'uwo mukorana niwe uri kumumenyereza akazi ujye umufasha mu bintu by'akabari ntabwo wari ubimenyereye. Icyo wari umenyereye ni ukwirirwa wikorera amakurete gukora muri kontwari nabyo ntabwo byabura kumugiraho ikibazo runaka. Nyine urumva yego ikintu burya iyo ugikora ugomba kwihangana bagategereza nta kindi bagategereza nta kundi byagenda. Ese ko abantu kwanza hari igihe njya kuvuga amagambo abashirivuga nakabura ibyo nanjye ubu ngubu ahangaha mba nabuze icyo mvuga mba nabuze kabiri nako ntibazamemba sure more than sure. Impamvu batazamemba nuko hari inzoga igura 50,000 iba muri iyi kare aho ngaho imeze nka wayini yari iri mu gicupa cya ntuzi, igicupa gikomeye wishyura ibyo bintu by'abandi akazi wakagumamo ntabwo nakagumamo. Urumva nyine ngize amahirwe nkabona akazi ntabwo kazi nawe nese waguma mu kazi k'inzoga kandi utanagira gute. Ndi umukirisitu ngiye gukora mu kabari, iyo sura uri kwandika ni danje. Ikindi cya kabiri iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingwana Manzi na Innocent, nukuri ndabashimiye mwahisemo neza, nukuri muraberanye. Manzi na Innocent, songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka nongere ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwakazamura igisho rya Rwanda bagasika mutundo za sana bwo samatara gace cy'agasambi muri wicara kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi byiza twazwa gutegura umwaka. Dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitonda gusaba gukora subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikoze na kwinyanga gusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere kure cyane hashoboka mazi minsi mbasaba cyane kujya mutwandikira muri comment kugira ngo turebe cyabanyuze ndetse kitabanyuze kugira ngo tumenye ngo turagabanya iki cyangwa se turongera iki. Umunsi wa none urambona ahantu mu nzu ushobora kwibaza ngo se nagiye gukora iki najyanywe n'iki ese niki kinzanya hangaho uraza kukimenya rero nubana natwe kandi neza cyane. Ndi ahantu rero mu kabari ariko umuntu turi kumwe dore ngo uyu namwe muramubona natunguwe no kumusanga ahantu ahangaha nyuma y'ibiganiro twari tumaze iminsi dukorana. Natunguwe no kumusanga ahangaha njyewe ubwanjye ndavuga ati reka mpagere, ni umuntu warundi yakara ati reka mpagere we ansobanurire uburyo noneho yagezemo ahangaha. Namuherukaga yikorera amakureti y'inzoga ajya kurangura, ariko noneho ni igitangaza kuba musanze muri kontwari. Ese iyi kontwari yayigeze mwate? Ese kuba ari gukorera ahangaha ntacyo bibangamye kuri we ndetse no kuri famiye bimeze bite? cyane sawa kabisa. Ese kumeze nk'umuntu utishimye bimeze bite bro? Nta muntu wishimira ikibi. Umuntu wishimiye ntabwo biba byoroshye nuko nyine byose ibije byose birakirwa. Niyo mpamvu bavuga ngo akaje karemerwa. Ibije byose rero umuntu ategerezwa kubyakira ategetswe kubyakira. None se ngo vipi? Sawa kabisa. Njye nanze kwirwa nkorera intro hanze n'abatereka ninjire mwahangaha ibintu byose mbikoremo hano abantu babireba. Sadunda nyuma y'amakureti Imana kura ku cyavu none yimugejeje muri kontwari. Byaje biti nyine urumva umuntu byaje nyine uko bisanze niko byaje ubibona uko nyine niko byaje. So urumva ntabwo umuntu yakwirirwa ahantu hamwe cyangwa se ngo yirirwe yicaye gutyo bagomba gushakira ahantu hati yatandukanye. Urumva rero nagerageze gushakisha ngira amahirwe mbona kwa kundi twirirwa kuri YouTube dukorera ubuvugizi. Nahaje umuntu mwiza rwose arahamagaye yego amaye akazi hano ahangaha ko kuza kwicara muri kontwari
njya nandika ntanga serivisi ya cyane nandika nyine ya bino nk'ibyo ya bibera muri kontwari nyine bibera muri kontwari ntabwo ugera ujya gutanga serivisi hano hanze oya nta serivisi njyamo hano ni urusebe rw'umufunzo ntabwo bishoboka byashoboka ariko nyine no gushoboka byashoboka yego nta kidashoboka ariko icyiza nyine ni uko umuntu yambwiye ati wowe umuntu w'umugabo yabonye ubuzima bwawe ndabuhangayikira biragute nuko biri kose tuguhemo akazi hano wenda kuzajya ugenda umenyera bizajya biguhesha wenda kuba wagera gute wagera ku bindi bigiye bitandukanye wenda bitandukanye yego ngiye ndishimye ku giti cyanjye ndishimye cyane kandi cyane binarenze urumva nawe bitashimisha nta muntu bitashimisha kuba wowe ubwawe sibyo kuba wowe ubwawe waza ukava kuri level imwe ukaza ku yindi ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane n'uwo mukorana niwe uri kumumenyereza akazi ujye umufasha mu bintu by'akabari ntabwo wari ubimenyereye icyo wari umenyereye ni ukwirirwa wikorera amakurete oya nta muntu umenyera akabe mwana ntawe ukamenyera icyo njye nari imenyereye ni ukujya kwisengera ahandi ho biba ari ibyo nyine bije nyine akaje kose urakemera cyane ijana ku yindi gahunda ziba zimeze rero mba naragiriwe amahirwe yego ahangaha niwe uri buze kuvivura niba naragiriwe amahirwe nkabona akazi mo hano byo ni amahirwe kabisa cyane ni amahirwe cyane rwose kandi nawe urabibona ko aho kugira ngo burya umuntu niyo ataguhemba amafaranga ariko certifiye kuri wowe cyane umubona buri kintu ariko no kugukura mu rugo burya haba hari ikintu ku mutima cyane kiba ku mutima aba ari kugukura aba aguhanagura rero urumva rero yagukuye mu rugo ni byiza cyane ukaza kwirirwa wicariye mu kazi ni byiza cyane rwose niyo ataguhemba cyangwa atagera gute cyangwa se ataguhemba amafaranga afatika ariko uko biri kose kuba yagukuye mu rugo nabyo bigabanya stress wakaba bifite numva rero ni uko gahunda zawe neza Sadu neza bitese sawa neza agapanesha isi gakonje washanga waninywera uyu ni umukiriya w'imena bimeze bitese uyu muvandimwe se hanga amaze kuhamenyera usanzwe umwera muri aka kabari shanya amazi nahamusanze nimugoroba muhita mumenyana mubana inshuti ntari birye kabisa ntari birye ni umuntu mwiza ewana kabisa nicariye hano hanze wowe wicara aho akazi umaze kukamenyera wowe ubwawe ukisanga muri aka kazi wabyakiriye ute ese ibintu byagushimishije par raporo nk'umuntu wari usanzwe asenga kumva ngo yaje noneho gukora muri kontwari nabyo ntabwo byabura kumugiraho ikibazo runaka nyine urumva yego ikintu burya iyo ugikoramo utabikora biba ari byiza nk'ubu wenda tuvuge niba guseriva inzoga ntazinywa nabyo ntacyo byaba bitwaye hanyuma ikindi buriya imbogamizi ya mbere ibaho ni nimugoroba iyo abasinzi bamaze gusinda bakaza bagutuka natwe tugaragara ku ma YouTube baza badutuka ati byagenze gutya na gutya bimeze gutya na gutya rero bayo guriya ngo no mutinganye ngo ntago ari buduserive ibiki magambo menshi cyane nyine abasinzi nawe yego ndayazi bityo rero bigatuma kugira akantu nkako kakakudesova mu mutwe wawe abo mwasenganaga bose bumvishije inkuru ko waje ahangaha ibyo ni akazi kabo kuko iyo biza kuba ari ibintu bibafasheho baba barampaye akazi kazima keza ariko niba ntako bampaye ntibatubuze nta kundi byagenda ubu se ahangaha byibuze nta minsi wamaze ndabizi ko nta minsi wamaze ikibazo cya nyuma gende nkomeza akazi oya ndagenda ntabwo nta minsi mamaze famiye yawe se yo ubu ngubu ibayeho ute mu gihe uri ahangaha wajyaga guhiga wenda ukabona udufaranga tw'umunsi ku munsi wenda ukaducyura ubu noneho uri gukora utegereje umushahara w'ukwezi bimeze bite urumva nuko kwezi ni kurajya nta minsi n'itatu ndamara hego ukumva
nta minsi n'itatu ndamara hano, nta minsi igaye ndamara hano. Bagomba kwihangana bagategereza, nta kindi bagategereza, nta kundi byagenda. Nahise ko abantu kwanza hari igihe njya kuvuga amagambo abashirifuka nakabura ibyo nanjye ubu ngubu ahangaha mba nabuze icyo mvuga, mba nabuze n'icyo ndeka. Urumva, mba nabuze icyo mvuga, mba nabuze n'icyo ndeka. Gusa hari igihe Imana, sibyo, wowe ubwawe famiye yawe wenda ntabwo iri kubona icyo watanaga umunsi ku munsi, sibyo, ibintu bikigoye. Urumva ikintu kiriho, yego, bo bagomba kwihangana kwanza. Yego, niba ari ibyo 20,000 bampemba ku kwezi nkabitahana, nkabibona, bakemera bakihangana, inzara ikabarya, kwezi kukarangira bakabona icyo barya. Nuko nguko gahunda zimeze, naho ibindi se utegereza Uwiteka, nta kindi. Ukigera mwahase n'iki kintu cyabanje kukugora nk'umuntu wari winjiye muri kontwari noneho utazi amoko menshi atandukanye y'inzoga? Ikintu cyabanje kungora, nayo mpamvu ubona nameze neza nishimye, nuko uku kwezi batazampemba, n'ukwa kabiri nako ntibazampemba. Sure, more than sure. Impamvu batazampemba nuko hari inzoga igura 50,000 hano, iba muri iyi kare, aho ngaho, imeze nka wayini. Yari iri mu gicupa cya ntuzi, igicupa gikomeye, igicupa kimeze gutya, gikomeye, yego, ivide, igicupa kinini cyane. Noneho njya gukuraho bazoka hejuru hariya, nikuraho bazoka kirahuduka kikubita hasi yose ihita imeneka, terangira. Ikindi cya kabiri, ubwo senkani ziba zirahiye. Ikindi cya kabiri, hari n'inzoga yaguraga 20,000 mo hano, ndangije nyitangira 5,000 kugira ngo utabizi. Urumva nyine izo ni fayini nyine bagomba kunkata hagati y'amezi 3 n'abiri ntabwo udahembwa. Umva rero niyo mpamvu umuntu aba atameze neza, n'ejo bundi nshobora kubivamo rwose, kubera ko nyine ubwo se wabivamo noneho urumva bakurekura ukagenda n'ibyo bintu wahombeje, n'ibyangombwa byanjye barabifite, nta negosiyasiyo yaba. Nuko biba bimeze, imbogamizi zo ntizibura, nuko nyine gukora mu kabari nuko bigenda. Yabavanga agahinda gashira kandi kari mwishibuka, agize ngo abonye akazi, finally birangiye n'iby'abanda byangije, amafaranga baramufatiye. Wagira ute ko izo ni accident zo mu kazi, ugomba guhura na bya accident, ugomba guhura nazo. Nta kundi, gira soza nikorera akazi k'abandi. Ubuse mbuze n'ikintu nkubaza, ubu ubwawe uramutse ugize amahirwe ukabona nk'akandi kazi, ukabona n'uburyo wishyura ibyo bintu by'abandi, aka kazi wakagumamo? Ntabwo nakagumamo. Numva nyine ngize amahirwe nkabona akazi, ntabwo kazi nawe nese waguma mu kazi k'inzoga kandi utanagira gute. Ndi umukristo, ngiye gukora mu kabari, iyo sura uri kwandika ni danje. Ikindi cya kabiri, ibyo byonyine uretse no kumenya ibyo no kugakoramo ntabwo ari buri muntu aba yishimiye, uretse babandi babimenyereye nyine basanzwe banywa amayoga, basanzwe bagira gute. Ariko se famiye yawe se mu rugo imeze ite, bihagaze bite? Famiye ni uko nyine, inzara ni yose, wagira ute se, inzara ni yose. Amezi y'amazu twari twarishyuye yarashize. So musa ni ibibazo, reka tugumane ibibazo n'umutwaro wacu. Gira icyo ubwira abantu badukurikiranye nigendere basi, nyine ubwo mpamenye uko nzajya mbishobozwa, nzayangerageza nze ngusure tuganire, ntacyo naguhishura bizi, nta nicyo nagukinga ngifite. Abantu badukurikiranye rero ikintu nababwira ni kimwe, yego, nuko mbakunda kandi n'Imana irabakunda. Yego, ikindi ni ukubashimira kudahwema kudukurikirana, n'abagira umutima wo kudufasha nabo nkabashimira. Nta kindi nabona narenzaho kuri ibyo. Urakoze nawe muntu udukurikiranye.
urakoze cyane. Njye biba binteye agahinda n'umubabaro mwinshi, ntacyo narenza, ntacyo mfite nakora uyu munsi, ariko Imana irahari ku bwanyu bro, sibyo? Ihanganira ibyo uri gucamo, nta mvura idahita kandi bizagenda neza. So rero bye bye, hari icyo wakora, hari icyo wavuga, nimero uzibona, shaka urwibutso Imana izakwibukiraho igihe uzaba uri mu makuba. Ciao ciao.